الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ikuzo nishimwe n'iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku mwarimu wacu umukunzi wacu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, iwe nabe mu rugo, abasangira ngendo be n'abakomeje gutera ikirenge mu cye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Allahumma amina. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jum'atu mubarak, ijuma mubarak. Iri ni ijambo rimaze kuba umuco mu Bayisilamu. Iri ni ijambo dukunda kugarukaho cyane cyane kugeza ubwo tubyuka turi postinga mu gitondo cyo ku munsi w'ijuma. Ese iri jambo muvandimwe mu Islam ryaba ryemewe, cyangwa se iri jambo abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah bishimire, ese bo bakoreshaga iri jambo Jum'atu Mubarak? Ahubwo se intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama niki itwereka ku uyu munsi w'ijuma? Umuvandimwe Sheikh reka adusobanurire ku buryo burambuye. Rasul yerekanye yuko n'umunsi w'ijuma ni Eidul lil Muslimin, n'umunsi mukuru ku Bayisilamu, ni Eidul Usbu', ni Eid ngaruka cyumweru, n'umunsi mukuru w'Abayisilamu ngaruka cyumweru. Ariko hamwe n'ibyo byose abasahaba bari babizi ko ku munsi w'ijuma ari umunsi mukuru ku Bayisilamu ngaruka cyumweru, ariko ntabwo babyiranaga ngo Juma Mubarak, Juma Mubarak. Nta n'izindi mvugo zihari zigaragaza wenda bakoreshaga bifurizanya ibyiza kuri uwo munsi. Mbese buri kujuma yaje bakabwirana Juma Mubarak, cyangwa se wenda indi mvugo runaka buri kujuma bakayibwirana, nta hadithi nta n'imiga ibigaragaza. Ubwo rero leta bitwereka yuko ibi bintu nta nkomoko bifite mu dini w'Islamu. Juma Mubarak, Juma Mubarak, Juma Mubarak. Thaniyan, ikindi tugomba kumenya, kwifurizanya umunsi mukuru mwiza ibyo biba kuri Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Kuri Eid al-Fitr Eid dusari turangije dusiburutse ukwezi kwa Ramadan, ndetse no kuri Eid al-Adha Eid y'igitambo. Abasahaba nibwo bifurizanyaga bakabwirana amagambo meza, Eid Mubarak, taqabbal Allah minna minkum salih al-a'mal, bakabwirana amagambo meza ngayo ngayo nkuko natwe tubikora ku munsi w'ijuma. Abasahaba nibyo bari babwiranaga ku munsi w'Eid ebyiri, kandi batayobewe n'ijuma ko ari umunsi mukuru. Bari babizi ko n'ijuma ari Eid al-Usbu', ari Eid ngaruka cyumweru ku Bayisilamu. Ariko kuko yani hamwe n'ibyo byose ntabwo bigeze bagira amagambo babwirana kuri uwo munsi nkuko bayabwirana ku munsi w'amarayid abiri, Eid al-Fitr ndetse na Eid al-Adha. So rero ibyo bikakwereka ko ababikoresha bagakwiye kubivaho, kuko nta nkomoko biri, kandi ntabwo baba beza kuruta abasahaba. Nta n'iyindi ilmu, nta n'ubundi bumenyi, nta n'indi ibada abantu bazabona itarigeze igaragara ku gihe cya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izaboneka fahiya bid'ah, iyo ngiyo ni bid'ah, n'ibihimbano mu dini bazaba bizaniye. Rasul sallallahu alaihi wasallam uzakora ibada itarakozwe na Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul atigeze atugaragariza, ubwo iyo ibada ni bid'ah, ni ibadatun bid'iyya, ni bid'ah ariko uzana mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yatabarutse idini w'Islamu yuzuye. Idini w'Islamu ntabwo ikeneye ziyada, ntabwo ikeneye ibintu runaka umuntu yakongeramo, wala nuqsan. Nta n'idini w'Islamu ikeneye kugira ibyigabanywamo.